tugenda none tugenda twemye 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 none tugenda 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 twemye. Haleluya, Imana y'umugisha mwinshi cyane. Yesu yagize neza. Niyo pfundo amasengesho Yesu hari ukuntu yajyaga abwira abigishwa be, yarabibabwira arababwira ngo mwagira kwizera gutumuka akabuto ka sinapi imisozi yavaho. So kwizera kwacu kugaragarira mu masengesho, kwizera kwacu kugaragara mu byo twatura, kuko gusenga ni ukwatura, gusenga ni ugukura ibiri mu mutima wawe ukabishyira hanze, gusenga. So rero mu mbaraga z'amasengesho, uko dusenga, uko mu bushobozi amasengesho afite, abasha kwimura imisozi, abasha kwihindura ibibaya. Ikintu ubona ko cyari gikomereye kigahinduka ibibaya, bigahinduka ikibaya bitewe n'amasengesho, bitewe na deep, uburyo uri deep mu gusenga, uburyo uri deep mu kuganira n'Imana. Ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye mu ijuru. Sinzabona abanzi bany'ukuri, nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uri umukozi umuhangana kikunanira, mu bakozi bo mu isi yose nta uhwanye nawe, nawe nawe uhwanye nawe, nawe uhwanye nawe. Muraho neza, nitwa Gisele Precious Nsabimana, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu munsi nejejwe no kuba ngiye kuba namwe, ni umugisha ukomeye n'andi mahirwe Imana iduhaye kugira ngo dufatanye kuyihimbaza, dufatanye kuvuga imirimo yayo. Ngiye kuvuga gatoya ku ndirimbo yanjye Imbaraga z'amasengesho. Ni indirimbo ya kabiri kuri album ya mbere, so ni nayo yitiriwe album yanjye ya mbere. Ni indirimbo rero nanditse
ndi mu bihe biri ku rwego rwo hejuru niyo ariko nabivuga bitewe n'uko nari majije kureba umumaro wo gusenga, nari maje kureba umumaro wo gutuma umuntu afata umwanya we agafata igihe kinini cye. Impamvu se Bibiliya itubwira ngo musenge ubudasiba, nari ndi muri ibyo bihe nandika indirimbo, turagenda tubivugaho buhoro buhoro uko Imana iradushoboza. Naramutse nibaza aho nzavuye mu miraba myinshi idashira, igisubizo cyabuze. Abo nizeraga ko bashobora, abo nabo bari bananiwe. Inzira yari ubutayu gusa, nabuze n'amazi yo kunywa. Iki gitero kiravuga naramutse nibaza aho byavuye. Nari ndi kubyibaza, hari ibintu byinshi byari kugenda bikoreka cyangwa se bigenda bikoreka mu buzima bwanjye, nkibaza ariko se bigenze biti this sudden, ibintu utatekereza, ibintu utexpectinga. Rero nabyutse ndi kubyibaza, namutse nibaza aho byavuye bitewe n'inzira byaciyemo mu miraba myinshi idashira, n'igisubizo cyabuze, inzira zabuze, aho umuntu yizeraga ko bishoboka ugasanga ntabwo bishoboka, byananiranye. Byuka mbyibaza, niko kwandika namutse nibaza aho byavuye. Nari ndi muri time yo kwibaza, ariko nanone nibaza ariko mbona n'igisubizo, kuko nabonye igisubizo mu gihe nari ndimo nandika uyu murongo. Igitero cya mbere nagiye mbonamo n'ibisubizo, nsanga byavuye mu mbaraga z'amasengesho. Zavuye mu mbaraga z'amasengesho, zavuye mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Haleluya. Mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Iyi ni korasi y'indirimbo. Mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya. Niyo pfundo amasengesho. Yesu hari ukuntu yajyaga abwira abigishwa be, arababwira ngo mwagira kwizera gutumuka akabuto ka sinapi imisozi yavaho. So kwizera kwacu kugaragarira mu masengesho, kwizera kwacu kugaragara mu byo twatura, kuko gusenga ni ukwatura, gusenga ni ugukura ibiri mu mutima wawe ukabishyira hanze, gusenga. So rero mu mbaraga z'amasengesho, uko dusenga, uko mu bushobozi amasengesho afite, abasha kwimura imisozi, abasha kwihindura ibibaya. Ikintu ubona ko cyari gikomereye kigahinduka ibibaya, bigahinduka ikibaya bitewe n'amasengesho, bitewe na deep, uburyo uri deep mu gusenga, uburyo uri deep mu kuganira n'Imana. Yes. So rero niyo chorus. Hariho umurongo uvuga ngo harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Yes. Dufite umwanzi rero hari igihe atamenya ukuntu ibintu byagenze, hari igihe abona, kuko target y'umwanzi ni ukugira ujye hasi, target ya Satani ni ukugira ngo ubure, ni ukugira utagera ku ntego yawe, ariko nawe ajya kubona bam wahageze, wagiye nawe ukamucanga. So hari imbaraga rero mu gusenga. Niyo chorus ni ikivuga. Reka twisubiremo.
mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse umwanzi nawe yarashobewe imbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho Fashigiye mu ntambara ariko iteka siko muraneshwa kuko nshyigikiwe n'imbaraga zitagaragara zihangara izigaragara zose haleluya. Iki ni igitero cya kabiri kiravuga ngo ndi mu isi mfashe igihe mu ntambara ariko ntabwo iteka ryose mporaneshwa nubwo ndi mu ntambara ndi umutsinzi mpora ntsinda kubera ko hari imbaraga zinshyigikiye. Paul niwe yanditse ngo mu Efeso turwana n'abadafite inyama n'amaraso turwana n'imyuka hano mu kirere so rero iyo myuka turwana nayo bituma duhora mu ntambara ariko nanone bituma duhora tunesha kubera hari imbaraga zidushyigikiye zitaboneshwa amaso nazo ntago ari imbaraga umuntu yabona ngo avuge ngo hari imbaraga runaka ahubwo ni imbaraga zo gusenga ni imbaraga zo kwizera nizo zizinesha zituma tuba abatsinzi nizo zituma tunesha nicyo igitero cya kabiri kivuga ndi mu isi mfashe igihe mu ntambara ariko ntabwo iteka mporaneshwa kuko nshyigikiwe n'imbaraga zitagaragara zihangara ibigaragara byose ndetse n'izigaragara zose haba intambara tuba tubonesha amaso izo tutabonesha amaso hari imbaraga zitagaragara zibasha kubirwanya kubishobora. Yes, rero ni cyo gitero cya kabiri iyo ndirimbo ni imbaraga z'amasengesho. Rero nejejwe no kwisangira namwe nejejwe no kuvuga imbarutso yayo nejejwe no kuvuga byimbitse impamvu yayo ni indirimbo rero na nkunda kandi nabonye n'abantu barayikunze cyane ni ishema ni ibintu byiza ariko nanone ni ubuzima muri rusange ni ibitubaho ni encouragement no gushishikariza abantu gusenga tukabaho mu buzima bwo gusenga tukabaho mu buzima bunesha ariko biturutse mu gusenga hari igihe abantu bategereza ibintu bizikora n'injyana bizagenda gutya runaka nansengera bizagenda gutya ariko hari uko gusengera ariko hari nawe kwisengera kuko the more you pray uburyo usenga cyane uburyo uganira n'Imana uburyo ubona results irabizi iyo uri gusenga ukabona ikintu hari ikintu kigize nk'umusozi imbere yawe warangiza ugasenga iyo kikuvuyeho hari izindi mbaraga ugira hari indi level uzamukaho ukavuga wow ibintu birashoboka ariko iyo utegereje runaka zansengera munsengere buriya ni byiza gusengera umuntu uri muri leta idashoboka yuko we yakwisengera ariko mu gihe ubishoboye mu gihe senge rwose senge hari imbaraga mu gusenga kandi zikomeye ni indirimbo imbaraga z'amasengesho ibanezeze gikomeza kubashimisha buri munsi reka tuyiririmba niho gatoya chorus twongeye turirimbe chorus then tavuye mu mbaraga z'amasengesho tavuye mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse
ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Muri Yesu husumuye umuruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simera ko mbibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Haleluya. Ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzabura mw'ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Oh, nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya, haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ah, ah. Hallelujah, hallelujah. Iminsi yose igihe nkiri nkugihumeka, umutima wanjye ni wowe gusa uzirata. Iminsi yose igihe nkiri nkugihumeka, umutima wanjye ni wowe gusa uzirata, kuko uri Imana y'amahoro.
ijambo ritarava mu kanwa kanjye uburizi uzi imyicarire yanjye ukamenya n'imihagurukire yanjye umenyera kure 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 ijambo ritarava mu kanwa kanjye uburizi kuko uri Imana y'amahoro yuzuye ubuntu bwawe n'imbabazi biramagije kuko uri Imana y'amahoro yuzuye ubuntu bwawe n'imbabazi biramagije ubuntu bwawe n'imbabazi biramagije biramagije ubuntu bwawe n'imbabazi biramagije haleluya 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 shimwe Yesu shimwe mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya twakwikomejeho mwami ntiwadutererana haleluya mu ntambara nyinshi wararwanye uranesha Mana we twakwikomejeho mwami ntiwadutererana mu ntambara nyinshi wararwanye uranesha Mana we mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya mu byo tubona n'ibyo tutabona uri Imana imirimo yawe ukora irabihamya tukuramburiye amaboko n'imitima imenetse iciye bugufi twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye yo gushima tukuramburiye amaboko n'imitima imenetse iciye bugufi twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye yo gushima twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye haleluya twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye yo gushima twibutse imirimo haleluya hari impamvu nyinshi zo kugushima mwana imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye twibutse imirimo myiza wakoze dufite impamvu ikomeye yo gushima tujye dushima Imana hari impamvu nyinshi zo gutuma dushima Imana hari impamvu zirenze imwe zirenze ebyiri zituma dushima Imana ni nziza
ijambo ryaravuga ngo duhore dushima duhore dushima Imana. Yes, kuko iratangaje. So rero hari impamvu nyinshi cyane, natwe dufite impamvu zikomeye zo gushima Imana. Igihe kinini twamaze twibaza aho tuzakura umukiza, twajyaga ku iriba ry'isi ariko inyota ntishire, twibazaga aho amahoro arambye yava ntituhabone, imitwaro yatunanizaga bimwe bikomeye cyane. Igihe kinini twamaze twibaza aho tuzakura umukiza, twajyaga ku iriba ry'isi ariko inyota ntishire, twibazaga aho amahoro arambye yava ntituhabone, imitwaro yatunanizaga bimwe bikomeye cyane. Twibazaga aho amahoro arambye yava ntituhabone, imitwaro yatunanizaga bimwe bikomeye cyane. Ariko nyuma twamenye umugabo witwa Yesu, yuko ari we soko y'ukuri idakama, ya nyota twari dufite niwe wayitumaze, ya mitwaro iremereye niwe wayidutuye, ya nyota twari dufite niwe wayitumaze, ya mitwaro iremereye niwe wayidutuye. Umusaraba wabaye inzira yo gutabarwa kwacu, umwami yarabambwe natwe tubona agakiza, kuko umwanzi Satani yari yaratuboshye, nta byiringiro by'ubuzima twari dufite. Umusaraba wabaye inzira yo gutabarwa kwacu, umwami yarabambwe maze tubona agakiza, kuko umwanzi Satani yari yaratuboshye, nta byiringiro by'ubuzima twari dufite, kuko umwanzi Satani yari yaratuboshye, nta byiringiro by'ubuzima twari dufite. Ariko nyuma twamenye umugabo witwa Yesu, yuko ari we soko y'ukuri idakama, ya nyota twari dufite niwe wayitumaze, ya mitwaro iremereye niwe wayidutuye, ya nyota twari dufite niwe wayitumaze, ya mitwaro iremereye niwe wayidutuye, niwe wayidutuye. Yesu niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, yadutuye imitwaro yaduheta bishaga, none tugenda twemye, yadutuye imitwaro yaduheta, none tugenda, none tugenda twemye, 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 none tugenda, none tugenda twemye, none tugenda, none tugenda twemye, none tugenda, none tugenda twemye, none tugenda twemye. Haleluya, Imana yo mugisha mwinshi cyane. Yesu yagize neza. Haleluya. Ni umunezero, ibyishimo, turamye, turirimbye, duhimbaje Imana. Byadutwara igihe, byasaba yuko dukesha, ariko Imana ishimwe ko yagize neza. Numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba, kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ngo ngende iyo nzira y'agakiza, nubwo amajwi yari menshi, ariko umutima urama
kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Umusaraba ni wo ndirimbo yanjye, ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye. Wamesheje ubugingo ndashira, ndashima Yesu wabambweho. Haleluya. None mpora mu mahoro, mvomera kw'iriba ritajya rikama. Nubwo urugendo rwari rurerure, umwanzi ashaka kunyaga uwo munezero, umutima wanjye waramaramaje. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Umusaraba ni wo ndirimbo yanjye, ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye. Wamesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wabambweho. 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 Ndagushimye iteka Mana igira neza, ndagushimye ko wagize neza, ndagushimye ko witanze, ndagushimye ko wababajwe kugira ngo igihe nk'iki saa nk'iyi turirimbe intsinzi, turirimbe gukira, turirimbe agakiza. Turagushimye ko wababajwe kugira ngo igihe nk'iki tube turi kunezerwa. Turagushimye kubw'umusaraba, turagushimye kubwo inzira y'umusaraba itari yoroshye. Turagushimye ko ari imbaraga z'urukundo, urukundo rwagusaza, urukundo rwakuganje. Turabigushimiye kubw'urukundo rwawe. Umugisha umuntu wese, umugisha ababasha kurikoganizinga, ababasha kumva neza, ababasha kwakira iyi message, ababasha kwakira message y'umusaraba. Ubaho umugisha kandi uye gukurira mu rukundo rwawe. Ugize neza, wagize neza kubana natwe. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. This is very precious. Ndabakunda. Amen.